My name is Pastor Kumblani and I'm here with Pastor Stanley and Eric. Good afternoon, gentlemen. Good afternoon, Pastor. Good afternoon, Pastor. Dear friends, this program, Stop Suffering, is brought to you by the Universal Church. We are not here to bring a religion, but we are here to bring a solution to the problems that you are facing in your life. We are going to be right back after this break. Get your family close to the radio. Bottle of water with you. Because we are going to make a prayer that God may bless your life. So while we are going for a break, I want you to prepare this glass of water. Because God is going to bless your life today. Stop suffering. There is a way out. To bless your life. Dear listener, I want you to know that God did not create you to live a life of suffering. And that's why we bring to you this program, Stop Suffering. We are going to read today from the book of Mark chapter 10. We are going to see here in this passage that it is not the will of God for you to live a life of suffering. Maybe you have embraced your suffering and you have told yourself that this is the way that you must live. You have given up on your dreams. But dear friends, the reason why the Lord Jesus came to this world was to stop your pain, was to stop your suffering. Yes, I'm talking to you who say, Pastor, I am tired of pain. You think that you were born for you to suffer. You think that you were born for you to live a life of pain. Listen to what the word of God says. In the book of Mark chapter 10, verse 46. Now they came to Jericho, and as he went out of Jericho with his disciples and a great multitude, blind Bartimaeus, the son of Timaeus, sat by the road begging. 46. Nuko bagera i Yeriko, akiva i Yeriko n'abigishwa be n'abantu benshi, asanga umwana wa Timayo witwaga Barutumayo, umusezi w'impumyi, yicaye iruhande rw'inzira. And when he heard that it was Jesus of Nazareth, he began to cry out and say, Jesus, son of David, have mercy on me. 47 yumvise ko Yesu w'i Nazareti ari we uje, aherako arataka cyane ati, Yesu mwene Dawidi, mbabarira. Then many warned him to be quiet, but he cried out all the more, Son of David, have mercy on me. 48 abantu benshi baramucyaha ngo ahore, ariko arushaho gutaka ati, mwene Dawidi, mbabarira. So Jesus stood still and commanded him to be called. Then they called the blind man, saying to him, Be of good cheer, rise, he is calling you. 49 Yesu arahagarara arababwira ati, nimumuhamagare. Bahamagara impumyi, barayibwira bati, humura, haguruka, araguhamagara. And throwing aside his garment, he arose and came to Jesus.
nayo ita umwenda wayo irabaduka yegera Yesu. So Jesus answered and said to him, "What do you want me to do for you?" Yesu The blind man said to him, "Rabbino, that I may receive my sight." 51 Yesu arayibaza ati, urashaka ko nkugirira nte? Iyo mpumyi iramusubiza ati, mwigisha, ndashaka guhumuka. Then Jesus said to him, "Go your way, your faith has made you well." And immediately he received his sight and followed Jesus on the road. 52 Yesu arayibwira ati, igendere, kwizera kwawe kuragukijije. Umwanya arahumuka, amukurikira mu nzira. Dear friends, we are talking about a man who was blind. Shuti yanjye, hano turi kuvuga ku mugabo wari impumyi. This man here, Bartimaeus, was born like that. Uyu mugabo Bartimayo yari yaravutse ari uko nguko ameze. But one of the things that we take note about this man is that he did not die in that situation. Ariko kimwe mu bintu tubasha kumenya kuri uyu mugabo nuko atapfiriye muri ibi, atapfuye afite icyo kibazo. When he heard that Jesus was passing by, ubwo yumvaga ko umwami Yesu Kristo ari kunyura muri iyo nzira, when he heard that the Savior was passing by, igihe yumvaga ko umucunguzi ari guca hafi aho ngaho, when he heard that the solution was passing by, igihe yumvaga ko igisubizo kiri kunyura hafi aho, when this man who was born blind heard that the healer was passing by, igihe umugabo yumvaga ko umukiza ari guca hafi aho, the Bible says he called upon Jesus. Bibiliya iravuga ngo yahamagaye umwami Yesu, because he did not accept to die in that situation. kubera ko atigeze yemera kubaho muri iyo gupfira muri iyo mibereho. He was born in that way. Yavukiye muri ubwo buryo. It was not his fault for him to be born that way. Ntabwo ryari ikosa rye kuvuka ari impumyi. I want to talk to you today, dear listener. Ndashaka kuvugana nawe nshuti wowe udukurikiye. You who say, since I was born, I live a life of suffering. Wovuga ati kuva navuka nakomeje kubaho mu buzima bwo kubabara. You who say, since I was born, I live a life of pain. Wovuga ati kuva navuka nakomeje kubaho mu buzima bwo kubabara. I live a life of sicknesses and diseases. Nakomeje kubaho mu buzima bw'uburwayi n'indwara. The only thing that I know since I was born is a life of rejection. Ikintu kimwe nzi kuva navuka ni ubuzima bwo gutabwa no kwangwa. Since my marriage was born, we are fighting. Kuva urushako rwanjye rwabaho igihe cyose duhora turwana. Since I started working, when my job was born or my business was born, there is no rest. I am living a life of pain. Igihe cyose nabonaga akazi nta na rimwe nigeze nduhuka, ubuzima bwanjye bwose bwahoze ari ibibazo. The Bible says this man who was blind, he called upon Jesus. Bibiliya ivuga ko uyu mugabo wari impumyi yahamagaye umwami Yesu. Listen to me, dear friends. Nkurikira neza wowe nshuti We are going to call upon Jesus today. Tugiye guhamagara Uwiteka Imana ishobora byose uyu munsi. And the same Jesus who does not change, kandi yamana itagihinduka, who restored the sight of this man, imwe yabashije kongera gushyiraho uyu mugabo akongera kubona, is going to restore your marriage, is going to restore your life. nawe igiye gusubizaho ubuzima bwawe, igiye kuguhindura mushya. Pastor Stanley, look at the faith of this man. Ati Pati, reba ubuzima, ukwizera k'uyu mugabo. This man did not accept for him to die in that situation. Uyu mugabo ntago yigeze yemera kubaho agapfira muri ubu buzima. And when he called upon Jesus by his faith, kandi igihe yahamagaraga umwami Yesu Kristo mu kwizera kwe, Jesus gave him a new pair of eyes. umwami Yesu Kristo yamuhaye ubuzima bushya. And that's what God wants to do in the life of these people that are listening to us, Pastor Stanley. kandi nibyo Imana ishaka gukora mu buzima bw'aba bantu badukurikiye, Pastor. When you look at verse 48, iyo urebye ku murongo wa 48, see what the Bible says here. reba icyo Bibiliya ivuga hano. Then many warned him to be quiet, abantu benshi bashakaga ngo ahore, but he cried out all the more, ariko arushaho gutaka ati, Son of David, have mercy on me. mwene Dawidi mbabarira. You see here, the people were telling him, you were born like that and you will die like that. Urabona hano abantu baramubwiraga ngo wavutse gutyo kandi uzapfa gutyo. You crying out to God is a waste of time. Rwose kutakambira Imana kuri wowe no guta igihe. But for him it was like they were telling him, ariko kuri we ni nkaho ibyo bamubwiraga, you are shouting slowly. kuri we ni
ni nk'aho bamubwiraga ngo uri gusakuza gake. You need to shout even more. Ugomba kongeramo imbaraga ugasakuza cyane. That's why the Bible said he shouted even more. Niyo mpamvu Bibiliya yavuze ngo ugomba gusakuza cyane kurushaho. As Pastor Kumbulani said, nkuko Pastor Kumbulani yatubwiye, we are going to cry out to God. Tugiye gutakambira Uwiteka Imana. Maybe you say I've been crying all of my life. Wewe ushobora kuvuga ati nge maze igihe cyose ubuzima bwanjye bwose ntakamba. Maybe it is not enough. Wenda ntabwo byo bihagije. To cry out all the more. Ugusabwa gutakamba cyane cyane kurushaho. This time you're not going to cry out to your neighbor. Uyu munsi ntabwo ugiye gutakambira umuturanyi wawe. This time you're not going to cry out to the government. Ntabwo ugiye gutakambira leta. You are crying out to the Most High God. Ugiye gutakambira Uwiteka Imana ishobora byose. My God. Uvuge ati Mana yanjye. How long shall I continue in this situation? Ni gute nzakomeza kubaho muri ubu buzima muri imibereho? Look at my family. Reba umuryango wanjye. Look at my financial life. Reba ubuzima bwanjye ko bumeze. Look at where I am staying. Reba aho ntuye. It is not glorifying your name. Ntabwo bihimbarisha izina ryawe. For you to have an idea, kugira ngo ubashe kubyumva neza, Jesus was not going to heal this man. Yesu Kristo ntabwo yaragiye gukiza uyu mugabo. He was passing by. Yari ari kunyuraho yigendera. This man took the opportunity that he saw. Uyu mugabo yafashe ayo mahirwe yabonye. He asked people, what is going on? Abaza abantu tuse niki kiri kujya mbere. They said Jesus is passing. Baramubwira ati Yesu ari kunyuraho. From that moment forth, uhereye ako kanya, he told himself, aribwira ati this is my opportunity. Aya ni mahirwe He's yanjye. not going to pass until he heals. Ntago agiye kunyuraho keretse nankiza. The rest is history. Ibisigaye byose ni The amateka. same thing Pastor Kumbulani Kimwe muri ibyo bintu ngibyo Pastor Kumbulani can happen to the life of this person. birabasha kuba mu buzima bw'uyu muntu uyu munsi. Dear friends, the Lord Jesus is passing by today. Shuti yanjye umwami Yesu Kristo arimo aranyuraho uyu munsi. This voice that you hear right now, Iri jwi rukumva hano nonaha, that is coming to your speaker through the radio. Ibyo uri kumva binyuze kuri radio. Yes, Ni ijwi ry'umuntu nibyo. but it is Jesus who has sent us here. Ariko ni umwami Yesu Kristo watwohereje hano. And the Bible says, so Jesus answered and said to him, Hanyuma mu Bibiliya iravuga ati Yesu Kristo aramusubiza ubundi aramubwira ati, because this man called upon Jesus, then Jesus answered this man. hanyuma Yesu kuko uwo mugabo yahamagaye Yesu aramusubiza ati, Jesus wants to answer you today. nawe Yesu ashaka kugusubiza uyu munsi. It does not matter the kind of situation that you are in. Bititawe ngo nubuhe bwoko bw'imibereho cyangwa ibibazo urimo. It doesn't matter what kind of problem you are facing in your life. Bititawe ngo ni ikihe kibazo uri guhura nacyo mu buzima bwawe. The Lord Jesus wants to answer you today. Umwami Yesu Kristo arashaka kugusubiza uyu munsi. I'm talking to you, woman who has a marriage that is bleeding. Wowe ndi kuvugana nawe mugabo ufite urushako rwawe ruri gusenyuka. You man who has a marriage that is broken. Ufite urushako rushenjaguritse. You who is educated but you can't find a job. Warize ariko ntushobora kubona akazi. You are only living on promises. Ubayeho gusa mu masezerano. You who start a business and your business dies. Watangiye business yawe ariko business yawe yarapfuye. Maybe you are even wishing to die. Ahari wenda wifuza no gupfa. Don't do it, my friends. Oya ntubikore shuti yanjye. Don't do it, my friend. Shuti yanjye ntubikore. We are seeing right now a very good example Turimo turabona none akano kanya urugero rwiza. that this man did not accept his situation. Uyu mugabo utarigeze wemera iyo mibereho yarabayeho. He refused to die in the situation. Yanze gupfira muri iyo mibereho. Today I want you to stand up and refuse as well. Uyu munsi ndashaka ko nawe haguruka ukabyanga. That your situation shall continue. Ko imibereho yawe igomba gukomeza kubaho gutyo. We don't know how many years this man was living. Situzi ngo uyu mugabo yabayeho imyaka ingahe. This kind of pain. Uburibwe yarabumazemo imyaka ingahe. We know that one day there was an end to this pain. Ariko icyo tuzi nuko umunsi umwe uburibwe bwe bwageze ku iherezo. And the end of the pain came when the man took a decision to call upon Jesus. Kandi uburibwe bwageze ku iherezo igihe uyu mugabo yafataga umwanzuro wo kwambaza gutakambira umwami Yesu. I want to ask you a question right now. Ndashaka kukubaza ikibazo kano kanya. Before we listen to this testimony. Mbere yuko twumva ubu buhamya. For how long shall you continue living a life of pain? Uzakomeza kuba mu buzima bw'ubu ngubwo uburibwe kugeza ryari? For how long shall you continue nursing your problem? Uzakomeza kuba mu buzima nk'ubwo ngubwo kugeza ryari? For how long shall you continue crying out to your friends but instead of crying out to God? Uzakomeza kuririra inshuti zawe ryari aho gukuririra Imana? There is a solution to your problem. Hari igisubizo ku bibazo byawe. Listen to me. Nkurikira neza. You are not born to suffer. Ntago wavukiye kubabara. Remove from your mind that you are born for you to suffer. Wikuremo mu bitekerezo byawe kumva ko ngo wavukiye kubabara. Remove
from your mind that you are born for you to live a life of pain. mu bitekerezo byawe wikuremo ko wavukiye kuruha no kubabara. Refuse to continue living this life. Wange gukomeza kubaho muri ubwo buzima. Let us listen to the testimony of this person. Reka twumve ubuhamya bw'uyu muntu. Utazi naho uzayakura ngo yishyure ngo bishoboke. Urumva no kurya aba ari ikibazo, kandi umuntu wari utunze umuryango ari we urwaye kandi n'akazi kahagaze. Icyo gihe nibwo nafashe icyemezo cyo kuza mu rusengero. Okay, ariko tubwire none mu kiyagiye wenda tuvuga ko wabonye ko umugabo yararwaye, yari yagize impanuka, abana batabasha kwiga neza, muri wowe wiyumvaga umeze gute? Je numvaga amaherezo ari ko abana bazava mu ishuri, numvaga ncitse intege, ukareba hirya no hino ukabona nta hantu wakura ubufasha, mbese no gusinzira ntabwo nasinziraga. Bisobanura ko ibibazo byari byaje mu rugo. Ibibazo byari birenze, uzi kugira ngo wumve ko abana bawe bari kuziga bafite icyerekezo cyiza, ukabona byose bihise bihagarara. Urumva nkawe uri umubyeyi ntabwo ushobora kugira amahoro. Okay, none ubuzima wabumazemo igihe kingana iki? Ubuzima twatangiye tuvuza muri 2012. Urumva mu gihe yivuzaga yaragihembwa, ariko igihe cyarageze nko mu myaka 2 biba ngombwa ko bamuhagarika ku kazi kuko ntabwo yari gukomeza guhembwa adakora. Okay, ariko ubona ko wenda tuvuga ko mu kibazo cyo kwivuza cyangwa cyo kuvuza umugabo mwakoresha amafaranga ageraga ku mafaranga angana gute mu kwezi? Mbere akikora nta kibazo twagiraga kuko yari afite ubwishingizi bwa rama, n'umukoresha amuvuza 100%. Aho aviriye mu bitaro yarahagaritse ku kazi, nibwo yagombaga kujya kwa muganga buri cyumweru muri kineziterapi kumugorora ingingo. None buri cyumweru ugereranyije byatwaraga amafaranga angana iki? Nagombaga gutega imodoka yamuvanaga aho dutuye imuzana mu mujyi, nyikodesha 9,000 ku isaha. Buri munsi ubwo nishyuraga 9,000. Tuvuga kuri transport gusa? Transport buri munsi 9,000. 9,000. Kandi ku rundi ruhande ureba umugabo ntabwo akora, nta mafaranga arimo kwinjira. Nta n'amafaranga yinjiraga, byari bigoye. Bisobanura ko hari amafaranga mwari mwazigamye, hari amafaranga mwari mufite mwajyaga muyakoresha. None nshaka kubaza ko ayo mafaranga ntabwo yageze kugiye ubona ko yarashize? Yageze aho arashira. Urumva nayo namukoreshagaho muvuza, kwishyurira abana bigahagarara kugira ngo banze uvuze umurwayi. None amafaranga yashize, tuvuga ko nta faranga rihari. None kiyagiye tubwire uko byari bimeze hariya mu rugo. Kiriya gihe nyine amafaranga yarashize, umuntu yaryaga ubusa cyangwa ukaguza nk'umuntu kugira ngo iminsi yicume. Ariko ari nako umuntu akomeza atekereza ko yenda hari ikizahinduka. Nta wigeze ahagarika, ariko bigaga batishyura. Uvuga ngo nzishyura ukandika ibaruwa ngo nzishyura, urumva ko umuntu aba ahangayitse. Bisobanura ko hajeho ikindi kibazo cy'amadeni ku ishuri. Okay, none tubwire ubuzima bwahindutse gute? Tubwire aho ubuzima ubona ko nibwo bwatangiye kuhindura icyerekezo, aho ubona ko ni ubuzima bwafaje, navuga ko bwatangiye kuhinduka. Aho ubuzima bwatangiye guhinduka, hari umunsi numvise ikiganiro kuri radiyo cy'urusengero. Nibwo nafashe icyemezo cyo kuza mu nzu y'Imana, ko nari numvise abandi bavuga ubuhamya bw'ibyo Imana yabakoreye. Mfata icyemezo cyo kuza ngo nanjye ndebe ko hari icyo Imana yankorera. Okay, bisobanura ko ni iki kiganiro hagarika kubabara wumva abantu batanga ubuhamya, nawe umva nawe ugize ukwizera kuba hari icyo Imana igiye gukora? Numvise ngize ukwizera ko Imana ikifasha abandi, nanjye ni njya mu rusengero, ibyo yakoreye abandi nanjye igomba kubinkorera. Okay, none tubwire umunsi wa mbere waje mu rusengero byagenze gute? Kuva umunsi wa mbere tubwire ibyo wabonye mu rusengero, uko nawe watangiye kubona uko ubuzima bw'umuntu buhinduka. Umunsi wa mbere naje mu rusengero, bari bavuze ku kiganiro aderese y'aho urusengero rukorera,
icyo gihe nyine nabanje kuyoba njya mu rutare rwo ndasanga siho, ndahashakisha ndahabona, ariko umunsi nageze mu rusengero pasiteri yaradusengeye angira inama, nari ndi kumwe n'umwana angira inama ko ngomba gushikama nkiyegereza Imana nkakora uruhererekane. Muri icyo gihe numvise nubwo ibibazo bitari byavuyeho, ariko numvise ngize amahoro muri njyewe. Bisobanura ko waje ukavugana na pasiteri akubwira ko uko uruhererekane rw'amasengesho, bisobanura ko yarakuhaye porogaramu y'amasengesho. Yampaye porogaramu y'amasengesho kandi aransengera iryo joro, numvise narasinziriye numva mfite amahoro. Bisobanura ko ku munsi wa mbere waje ntabwo ibibazo ntabwo byari bikemutse, ariko ikintu cya mbere wagize muri wowe ni amahoro. Ikintu cya mbere nagize ni amahoro. Wagiye mu rugo ugasinzira? Nagiye mu rugo ndasinzira, bukeye ndongera ndagaruka. None kuva cyagiye uko wakomeje kuza ku rusengero, tubwire ko none impinduka yaje gute? Nyine ubwo kubera bari bampaye gahunda y'amasengesho y'uruhererekane, njye nararukoze buri munsi nkajya nza ku rusengero, ngiye kubona mbona Imana ifunguye imiryango. None niba uvuga ko ifunguye imiryango, tubwire ko kuko watubwiye ko hari ikibazo cy'ubukungu cyari gihari, icyo kibazo cyarakemutse, tubwire byagenze gute, abana bize cyangwa? Ubwo nyine twari dufite urubanza mu rukiko, urwo urubanza twararutsinze tubona amafaranga, tubasha kwishyurira abanyeshuri, hari n'andi mafaranga yagendaga aboneka gutyo gutyo, abana bariga ubu bararangiza, 2 barangije kaminuza. Barangije kaminuza? Uyu munsi bimeze gute na? Barangije kaminuza, hasigaye umwe uzarangiza segonderi. Ubu ngubu nta kibazo cya minerivare, kuva icyo gihe nyine Imana ifungura imiryango, nta kibazo cya minerivare twigeze tugira. Abana barakora? Ubwo ikitangaje muri byo rero nuko n'abana barangije kwiga bari 2 bahise babona akazi nta n'amezi 2 ashize. Ubu barakora nta kibazo. Bisobanura ko mu gukoresha ukwizera kwawe ikibazo cyari gikomeye mu rugo cyabashe gukemuka? Ikibazo cyari gikomeye kwari kugira ngo abana banjye babashe kwiga kandi no kubona icyo kurya. Muri Kigali ntabwo biba byoroshye, birumvikana. Ariko none tubwire uyu munsi mu rugo bimeze gute? Uyu munsi niba ugereranyije nuko byari bimeze imbere, tubwire uyu munsi atmosphere ihari mu rugo. Ubu ngubu mu rugo twese ubona tunezerewe, nta kibazo cya minerivare gihari, ndetse n'ubu n'abana b'abavandimwe banjye ndabishyurira. Amen. Uyu munsi rwose tugiye gutakambira Imana cyane. We are talking about the situation that can change. Turi kuvuga imibereho ishobora guhinduka. When you come to the Lord Jesus, iyo uje ku mwami Yesu, your situation can change. Imibereho yawe igomba guhinduka. The blind man was born that way. Wa mugabo wari waravutse ari impumyi, but he did not die that way. Ariko ntago ariko yapfuye. He decided to go home in a different situation. Yafashe umwanzuro wo gusubira mu rugo ahindutse undi wundi. There is power in decision. Hari imbaraga mu gufata umwanzuro. He decided to call upon Jesus. Yafashe umwanzuro wo guhamagara izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. And today we are going to call upon him. Kandi natwe uyu munsi tugiye kumwambaza. Pastor Stanley, today we are not going to pray. Uyu munsi ntago tugiye gusenga gusa, Pastor. We are going to cry out to God. Tugiye gutakambira Imana. And there has to be a time in your life, dear listener. Kandi agomba kubaho igihe mu buzima bwawe, inshuti yanjye wowe dukurikiye. There must come a time in your life. Hagomba kubaho igihe mu buzima bwawe that you have to say enough is enough. Ugomba kuvuga ati birahagije. It is not your fault that you were born in that way. Ntago ari amakosa yawe kuba waravutse muri ubwo buryo. But it will be your fault to die in that way. Ariko bizaba ari amakosa yawe gupfira muri ubwo buzima. Shortly we are going to open the lines for you to call. Mukanya turaza gufungura umurongo kugira ngo uhamagare. But before of this person change, Pastor, imibereho y'uyu muntu udukurikiye ishobora guhinduka. The situation of this person can definitely change. Ati rwose mu by'ukuri imibereho y'uyu muntu udukurikiye ishobora guhinduka. How can the situation change? Ni gute imibereho yahinduka? You have been praying for so many times. Umaze igihe kinini cyane usenga. But this time we are not going to pray as Pastor Kumbulani said. Ariko uyu munsi ntago tugiye gusenga nkuko Pastor Kumbulani yabivuze. We are going to cry out. Tugiye gutakamba. Crying out, it means you are revolted against the situation. Gutakamba bisobanuye ko uba uri kwivumbura kuri iyo mibereho ubwo buzima ubayeho. Everyone prays.
buri wese arasenga, Even the unbelievers, they pray. ndetse n'abatizera nabo barasenga. But we are not going to pray. Ariko ntabwo tugiye We gusenga, are going to ask God tugiye gusaba Imana to do the unusual, gukora ibidasanzwe, something that has never happened in your life, ikintu kitigeze kibaho mu buzima bwawe, for Him to open the heavens. kugira ngo Imana ifungure ijuru. Your life must not remain the same after this cry out. Nyuma y'uko gutakamba ubuzima bwawe ntabwo bugomba gukomeza kuba bwa bundi. But the question is, Ariko ikibazo ni, do you believe? ese urabyizera? We can cry out here, Dushobora gutakambira Imana hano, but if you don't believe, ariko niba utabyizera, what will happen? niki kizaba? Nothing is going to happen. Nta na kimwe kizigera kiba. So we urge you to believe, Nuko rero turakugira inama yo kugira ngo wizere, and God will do the rest. ibisigaye Imana iraza kubikora. We're going to open the lines after this break. Nyuma y'aka karuhuko turaza gufungura umurongo. We want you to call us